ribu ariko reka nkubwire ntiwibuka wa mugabo waha hepfo ukuntu yari yarigeze akaraha akajya baramuhamagaje bamutumaho ariko yavuye do wamenya ko azi no kuvuga ntabwo nkwishimye hejuru ariko reka nkubwire mureke bamujyane umuntu utazahindurwa n'ijambo ry'Imana azahindurwe na ribu abantu basenga bibahinduke ukize ubuhenebere karundura mana dutabare Ngokoma urinde nakumvishe bite byawe ni byiza yego najya mbubaza hano no papier hano ni papier oya ushaka kwitira uretse gato uturutse akanakumira none sishinzwe kumenya aho nurutse izo ni inshingano zawe icy'ingenzi ni kumbwira hano ngo ni papier hari ikindi ubwo se kukubwira kukubaza aho utuye urukumva aho uturutse kugira ngo uzahangaha icyo ni ikintu cya mbere ubu se ko nta byangombwa nkwatse mu minsi iri imbere ndaje ahubwo ngiye mbapima n'umuriro asoni umuntu aza ahangaha akavuga ahantu aturutse none se ariko reka nkubaze wa musore uri kutuzugura muri telefone mbese ariko niyo amafaranga ngiye niguriye andi urambuza kwinjira hano ni iwawe cyangwa Pierre uzaho tuziraniye ariko mwajye mumenya inshingano mwahawe ubwo ibyo byose ni wagakwiye kubimbaza umuntu yifite byinshi afite ikimugenza nawe ugiye kunzanaho umuntu nta n'isoni bose muraziranye ibyo birakureba umva ujye ureba ipantaro yawe n'akanwa kawe n'iyo ngofero wambaye wagira ngo umva itonde gato uzatuma nanjye ngusuzugura urukumva none se hari ikirenzisha icyo hano ni iwawe hari itafari washize hano uretse no kuvuga gutyo na serire ntiwabasha kuyigura please mbwira ahubwo mu nzira nta n'isoni unambuka no ni wawe ariko umuntu abahabutamwa mu kwiyongeraho na nkeda ubundi uzaho Pierre twamenyaniye kugira ngo mbuze kwinjira hano ikigaragara nta kinyabupfura cyane basi genda mumbwire kari nansi umushaka nansi wahe oya uretse gato kindi ukubwira ko cyumva wabyumvisha kwinjira ahangaha iyo utivuze ni ikibazo ntago wahinjira kandi ngiye ntago wansuzugura ngiye maningi ngiye wahangaha kuri uru rugi ngiye ntago wahangaha wansuzugurira icyo kintu ko cyumva ngo bose ngo nansi nyamake karame mabuja ko nahereye kare numva uri kuvuga amagambo umuntu muri guterana amagambo kuva kare ninde aragenzwa n'icyo arashaka iki dore n'uyu mukobwa uri ahangaha niba ari umukobwa niba ari umugore ngende kumubaza ahantu aturutse uwo ashaka ngo ni boss ngo arashaka boss afite amagambo afite agasuzuguro kenshi cyane ngo bose mureke yinjire ngaho injira ariko tereka nkubaze noneho ukaza no gusitara ku muntu ugenda ukandagira umuntu nabuja warebye agasuzuguro ni kenshi cyane nta muco nta discipline umva nta na siporo ngo ese nawe mukobwa ese ubundi umugani w'amaningi uragenzwa n'iki muri uru rugora ariko se muraba mutaransuhuza muri utaramakari bumva mbabwira icy'ingenza reka da ngo karibu mu nzu niko sema ariko ntago rwa Suzana kabisa ngo karibu se mu nzu yawe maningi genda umuzanira ikintu yicara ahangaha twumva ibyo avuga da ese ubundi iki nticyari kina oya ariko n'ikije kiyakica ariko rekamukiza hangaha zana ikintu cy'ikidobo hariya yicara cyangwa ikijerekani cyangwa uzana ikijerekani bose reka ubwize ukuri muhe icyo ngicyo yicaraho anakihanagurira ni icyo ngicyo ni anakihanagurira yicara aho ngaho ngaho mbwira se muko uragenzwa n'iki harya ubwora wabonye mu biro bitakiryoha noneho ugeze naho kumusanga mu rugo kumana akasi ibyo ukumbwira ni ibiki koko ubwo rero ashaka kwijijisha urijisha mu biki se ntabwo ngiye nakwifatiwe na Pierre mu biro ngo mwahoberanye nako mwagwatiranye
ntabwo nabafashe. Wa mubyeyi wacururutse tukaganira nkakubwira. Ncururuka iki? Nta nkozi z'ibi bimwe. Gute se we umukobwa nkawe ugenda usenya ingo z'abandi? Oya njyewe. Ese ubwo wazashatse umugabo wawe ukareka abagabo b'abandi ko kurengera? Pierre ni bosi wanjye. Nagiye ngiye kumusaba akazi k'amasuku barakama. Rero igitumye nza hano nuko twe tumaze iminsi tutamubona ku kazi. Twamuhamagaye no kuri telefone twumva telefone ntabwo icamo. Rero niyo mpamvu narinje kumubaririza hano kugira ngo umenye amakuru ye. Ariko nta bindi mpanga n'umugabo wawe. Wabuze umugabo da. Ndumva namukunda da. Ndumva namukunda kabisa. Genda ujye kumubaza kuri RIB. Karabaye RIB. Yakoze iki? Habaye iki? Yakoze iki? Ubundi se mwari muzi ko ibintu mwirwa mukora byabagwa amahoro? Ibyo mwirwamo ntabwo byabagwa amahoro. Ese ubundi we bagusigiye ikira? Ariko nta we bagusigiye iki? Mwambwira icyo yayiye. Inkozi z'ibibi nkamwe mushoborwa na RIB. Inkozi z'ibibi nkamwe mushoborwa na RIB. Na iyo makuru ni bwa mbere nyumvise. Madama ze giye nkubona urenga. Mabushaka ngasohore. Mureke mubanze muto. Mabushaka gereka ngasohore. Bareka tutumana warenze mu rugo rwanjye wasokeye mu gipangu. Uri kumva? Inga nza mugosohore. Bamugenzi barakuza muza gusenya ingo z'abandi gusa. Bamukarere. Nuko ncitse she. Ubuhenebere karundura mana dutabare. Niko mama Paula. Kame. Nawe ugira imirimo itagirangira rwose. Ubwo nk'ibyo ngibyo ntabwo uri umukozi wawe yari kubikora rwose. None se uragira ngo mbigenze gute? Uriya mukozi yabyutse ameze nabi ambwira ngo mu nda harimo kumurya. Namubwiye ngo nabe yiruhukira ndabikora. Kandi nta kibazo ntabwo ari byinshi ndabikora. Ahubwo ugira uti nuko Paula agiye kuza. Naho imirimo y'urugo mbona itagirangira da. None se Paula naza hazabaje mu mirimo yo mu rugo, hazabaje mu kiruhuko. Cye ntago mba shaka kwivuginishiriza umwana. Ibyo ni ibyanyu. Ariko muratetesha ye. Ahubwo se uribuka ko saa 10:30 ari bwo abageze i Kigali? Yego nabyibuka. Rero urumva ko tugomba kugira vuba agasanga tumutegereje. Hoya humura ngiye kugira vuba ngiye kwa mbihagaritse. Ndagira vuba ntago ndi bugukerereze. Oye ntumpereze. Vuba ndaje. Nutindura afata akamoto. Hoya ntago ngutinze reka